Yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Hello, muraho. Umeze neza? Ni kuri Mubwire TV. Wakwibaza ngo kubera iki uri kubona Bwimba noneho ari we uri on microphone kuri kamera, ni ukubera ko umuntu uyu munsi tugiye gutungura ni Mutoniwase CV nyiri Mubwire TV. Turabakunda cyane, ni kuri Mubwire TV nk'uko mwabibonye. Njyewe ni Dudu. Mu minsi ishize Mutoniwase yagize anniversaire, ntitwamugeraho nk'inshuti ze. Ntabwo ari njye n'iyi timu ya Mubwire TV gusa, hari izindi nshuti ze tugiye kujyana ziri ku ruhande. Mudukurikire rero, tugiye kumufetera anniversaire. Ntabwo twamufeteye, no mu minsi ishize yararwaye, ntitwabasha kumugeraho twese. Bamwe muri twebwe rero twiteranyije, turavuga tuti kuri uyu mugoroba reka tumugereho nk'uko nagaragariza abantu urukundo, nawe turumugaragarize, tumuhe keke, twamugeneye n'impano nziza. Stay tuned, mubane natwe muri byose. Murakoze. Gusa orije tagasa uweho gusa umutima uriho gusa orije tagasa uweho gusa uriho gusa orije tagasa uweho gusa umutima. Ayo magambo abiri kumutungura abantu yuninde ni inshuti ya Mubwire. ngo nambaye neza kandi ngiye kuye ahantu bambese ko niri waha je ni sawa Sharira kanjye gusubiza kandi zase ntabwo ushaka Sharira, this is for you. uri mwiza nanjye mubwiye ko ndi mwiza. Yego. Uriho gusa orije tagasa uriho gusa y'umutima. Tega amatwi ngo ukore, burya tujya kuvuga ukuri, ntacyaturutira kuba tugufite. Tega amatwi ngo ukore, burya tugukunda by'ukuri, ntacyaturutira kuba tugufite. Fata akaboko tujyane, nzanumva abantu bavuga ko urukundo nyarwo rutakibaho. Look into her eyes, twe nawe ni burundu. Dutize uwo mutima, turawurinda kubabara. Ashishe igisabo ntituzahate ibuye. Dutize uwo mutima, tuzawurinda gushavura. Ahashishe igisabo ntituzahate ibuye. Hello nshuti yacu, dukunda byimazeyo kuri iyi saha n'uyu munota.
dufite ijambo dushaka kukwibwirira warakoze cyane mu by'ibishimo bikomeye wagize mu byishimo byacu warakoze cyane reka tuba abambere tukubwire tuti happy new year. Hello nshuti yacu dukunda byimazeyo kuri iyi saha n'uyu munota dufite ibyo dushaka kukwibwirira warakoze cyane kubw'uruhare rukomeye wagize mu byishimo byacu warakoze cyane reka tuba abambere tukubwire tuti happy new year, 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 happy new year. happy new year. Muraho neza. Turabashimiye abantu mwabashije kwitabira iki gikorwa. Sylvie waradukunze urabitwereka ku mugaragaro abantu benshi babibona. Hanyuma rero natwe twifuje kukwereka ko igikorwa wakoze urukundo wadukunze natwe twifuje kurukwereka. Turavuga tuti uyu muntu uhora dutungura kubera iki twebwe tutamugeraho ngo natwe tumubwire ko tumukunda. Ni muri urwo rwego rero twaje kukureba nyuma y'iminsi myinshi, ntabwo ari uko rwose tutaziye igihe ariko uyu wari wo munsi. Twagira ngo rero tukubwire ngo natwe turagukunda, bya bindi uhora utubwira ngo tutazabivuga tuje rusororo, abantu batazabivuga utakibyumva, natwe twavuze ngo kubera iki inshuti ze atari twe twaba aba mbere ngo tuze tubikubwire, ejo hatazagira n'abandi badutanga bakaza kubivuga mbere yacu. Hanyuma twagira ngo tukubwire ngo nta kindi kitugenza muri uru rugo ni urukundo. Urukundo watweretse rwaratunyuze, twebwe twese turi aha ngaha, buri muntu wese afite icyo ari bukubwire, ariko muri rusange twagira ngo tukubwire ngo twanyuzwe n'urukundo waduhaye kandi twishimiye ko watubereye inshuti, turagukunda n'umuryango wawe kandi tuzakomeza kubakunda. Hanyuma ukomeze utere imbere, ugire ubuzima bwiza, ubeho, waguke, urame, urukundo utanga ku bantu benshi rugende rugere kure, rugere ku isi yose, abantu bakomeze kubona iyo mpano ikurimo Kristo yaguhaye. Turakwifuriza ibyiza, turakwifuriza umugisha w'Imana, turakwifuriza kugera ku bantu benshi. Ibi bintu twasanze atari twe twenyine tubikeneye, ngira ngo abantu benshi umaze kubikorera feedback bakubwira ngo ibi bintu ni byiza. Uko kuntu twiyumvise rero bamwe muri two wadutunguye, twagira ngo tuze kumva niba nawe hari ka feeling wakwiyumvamo. Uherutse gutungura yaravuze ati kumbi bya bintu ni izi feeling baba bafite. Natwe rero twavuze ngo izi feeling twiyumvana reka natwe tuzisangize inshuti yacu, iduha ibyishimo natwe tugerageze gusangira nayo ibyishimo, ntibibe biza kuri twe gusa ahubwo nawe bikugereho. Rero nta magambo dufite yasobanura ubushuti bwacu nawe, nta nubwo dufite uko twabivuga kugira ngo ubyumve, nta nubwo dufite ibyo twaguha kugira ngo birugaragaze, ariko urukundo ruri mu mitima. Imana yaduhuje hano twese, twahuriye twamenyanye kubera wowe. Uko turi hano twese ngira ngo buri wese azi undi kubera Sylvie. Warakoze rero kuko watumye tugira umuryango, watumye twaguka, tumenyana n'inshuti nyinshi, kandi iyo ufite abantu uba ufite amaboko. Iyo ufite abantu nta kintu wababurana, mu bantu harimo ibyo dukeneye byose. Turashima Imana rero yakunyujijemo umuhamagaro ukomeye w'urukundo, kandi ikakunyuzamo naho uzajya ubicisha kugira ngo bigere ku bantu benshi. Hanyuma rero ntago tuvuga ibintu byinshi, buri wese araza kugira akanya akubwira ikimuri ku mutima, ariko twagira ngo tukubwire ngo ikitugenza muri uru rugo ni urukundo rutuzanye, ni ukukubwira ngo ibyo wadukoreye byaratunejeje kandi ibyo wadukoreye byadukoze ku mutima. Turavuga ngo reka tuze tukubwire ko tubikunze kandi tukwankuraje, ukomeze ugere ku bandi, ukomeze utange urukundo, ukomeze iyo mpano ikurimo isakare igere kuri benshi, barenge twebwe, si twe twenyine turi aha,
turi benshi ariko kubera ko uyu munsi ari umunsi w'akazi benshi ntabwo babashije kuboneka. Twaje rero mu mwanya w'abandi benshi b'inkoramutima za Sylvie cyangwa se abantu bamuba hafi, yashimye ko bamuba hafi. Hari n'abandi bataje, hari abo twazanye bagarukira hanze banga kuza mu mafoto, ariko nabo badutumye ngo tukubwire ngo baragukunda kandi ibyo bakorera birabanezeza. Hanyuma ukomeze utere imbere, Uwiteka aguhaze uburame, aguha ibyo ukeneye byose, bya byifuzo biri mu mutima utabasha kubwira umuntu, Uwiteka abigusubirize wowe n'umuryango wawe. Turagukunda kandi uzarangize umwaka neza, utangire n'uwundi neza, twese turusheho kugubwa neza. Imana iduhane umugisha. niyo twaduhumirije n'imitima irabibona, ntitwatekerezaga ko byabaho ko tugukunda bigeze aha. Kuri twe byari nk'inzozi kumenyana n'umuntu nkawe. Now look alas, you're the happiest people alive, and you can't you go enough. Uri umugisha twahawe tuzahora dushima, urukundo duha ntitwabona icyo tukwitura, ntitwagusezeranye ijuru niturerurema ngo turiguhe, ntidufite ibya mirenge twaguha byakunyura, ariko icyo tugusezeranije tuzagukunda kugeza ku iherezo. Turagukunda ntacyabihindura, turagukunda duhora ubyibukaye, turakahora twicara tukubona mushuti zawe, twasanze ari wowe dukeneye nubwo twajyaga tukwitesha. Watubereye umugisha mu buzima bwacu, turagushimira. Warakoze turagushimira, warakoze. Twasanze ari wowe dukeneye nubwo twajyaga tukwitesha. Watubereye umugisha mu buzima bwacu, turagushimira. Warakoze turagushimira, warakoze. Amahoro Yesu atanga aduha turenga ibibazo, tukabibona n'ibitariho, tukagendera mu buzima. Ayiwe amahoro, amahoro Yesu atanga aduha turenga ibibazo, tukabibona n'ibitariho, tukagendera mu buzima. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirisha abandi bataha. Yesu we, Yesu utarobanura ku butoni, araza azura ibyanjye byapfuye. Indirimbo yanjye yarima, uzageza he utuma mpinduka urugero rwiza nk'uwatawe. Inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero, kandi mfite amasezerano atabarika. Zaburi we, zaburi ndirimba si ya Dawidi, zaburi ndirimba si ya Benasafu, nimva mutima ayizanye mfite ubuhamya bw'igende. Zaburi, zaburi ndirimba si ya Dawidi, zaburi ndirimba si ya Benasafu, nimva mutima ayizanye mfite ubuhamya bw'igende.
yindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze. Nta yindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze. Nta yindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze. Uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze. Uretse iyo kuvuga oh Yesu warakoze. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, mon ami. Joyeux anniversaire. Isabukuru nziza, umunsi mwiza w'amavuko. Isabukuru nziza, umunsi mwiza w'amavuko. Muri mutaramaze. Happy birthday to you. 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 Happy birthday. Ihore mama. Ihore mama. Happy birthday kuri mwe mwese abasunda uri utazi agahinda kari kutwica. Aba bantu bose murabitwa basiriye. None uyu yagize aniveriseri, uyu yagize aniveriseri, noneho twavuze tuti kajagiye aze bafitere kwa Mutoni. Noneho abandi basiriye tubana duhita tubakorera gift ku ruhande tuza guhita tumutungura. Okay, murakoze. Ngiye ukuntu ndiyumva ndishimye, ndiyumva neza, ndanezerewe. Wa mugani byatangiye numva ntako ndi kwiyumva, najya mbona abangaba bari mu biki, nyine ntarabyumva nkumva ntago bishaka. Murabizi ko nsanzwe ndira naho ntatumiwe nkarira, ahantu hose murandira ndi marira, ariko nyine mukinjira mukintungura mugisanga nicariye hano, numvaga nta kibazo, nyine numvaga nta kibazo mfite, numvaga bitari bunkoreho, numvaga ntari burire, numvaga nyine nta birenze. Nkabona abantu nyine nkabona ndabazi, nkabona ni abashuti banjye, numva nyine ni byiza. Ariko uko bigenda akanya gashira, mu mutima nyine bigenda bihinduka, ibyumviro bigenda bihinduka, wibaza kubera iki aba, kubera iki njye, kubera iki uyu munsi,
byose nyine utuntu twinshi utabaza, ariko cyane cyane ndibaza kubera iki njye, ni iki cyatumye se abantu bampitamo, ni iki cyatumye se abantu bigomwa ibintu byose bakaba ari njye baza kureba bakampa umwanya. Rero uko niyumva njye ndiyumva neza, ndiyumva nishimye, ndiyumva nezerewe. Njyewe nkunda abantu bankunda, nkunda abantu bankunda pe, kandi abantu bankunda mbaha umwanya. Nkunda abantu bankunda, nkunda abantu nyine bavuga neza, njye nkunda ibintu byiza. Rero abantu niyo mpamvu muba mubona no mu biganiro dukora no mu byo mvuga, icyo mba mvuga ni ukuvuga ibintu byiza nyine no kwereka abantu ko tubakunda. Rero kuba nanjye abantu banyeretse ko bankunda, nari mbizi ko munkunda. Nta muntu uri hano usibye umuntu umwe nyine wantunguye, mbonye bwa mbere, niwe untunguye nyine kuko ntari muzi, ariko abandi kuba bari hano rwose nta kintunguye kuko barankunda. Kandi kuko kuba bankunda nanjye ndabakunda pe, kandi barabizi. Nta muntu uri hano ubishidikanyaho ngo yaba afite uburwayi twava hano tujya kumuvuza. Ni abantu nyine banjye kwa kundi yakunda gukoresha ijambo Yesu yavuze, akavuga ngo nyine aba ni abantu banjye. Yego, nanjye rero nyine mba mbizi ko hari abantu banjye mfite, ba bantu baba ubwira ukuntu wiyumva, nyine nk'uko muri kutubaza ngo turiyumva gute, ubwira uko wiyumva, ubwira uko umeze. Ba bantu nyine uca inbox ukabandikira bati bimeze bite, wamara iminsi wumva utamubona, utazi amakuru ye ukaba wamuhamagara. Nyine aba ni ba bantu banjye. Si bivuze ko aribo bantu banjye bonyine, hari n'abandi banjye batari hano, ariko abangaba kuba bari hano pe, nabihamya n'imbere y'Imana, nta wantungura. Ni abantu banjye kandi ni abantu b'ingenzi, ni abantu b'agaciro. Njyewe nzi agaciro k'umuntu unkunda, nzi agaciro k'umuntu nyamuntu, sinzi ukuntu nabisobanura. Reka ntange urugero gato. Merci. Reka ntange urugero gato kuri Kajagi mutunguriyemo. Hari ukuntu uba usanzwe ukunda umuntu, nawe uzi ko umuntu agukunda, ariko akaba ari bikagera kuri level umuntu wavuga ngo umuntu aranzi neza nk'uko wiyizi. Njyewe nkunda kubivuga, tugira inshuti nyinshi, njye ngira inshuti nyinshi, ariko inshuti zanjye ziba zitandukanye, kandi zo nibyo nazishinga. N'ubu ushobora kumbwira mfite nk'imirimo, ukambwira nawe bari hano, nkavuga ati buri muntu muha umurimo we, namuha umurimo we, kandi uwo murimo namuha naba mbizi ko uwo murimo awukora neza. Rero n'umwanya baba bafite mu buzima bwanjye, bose ni inshuti zanjye kandi nziza z'umwihariko zihariye, ariko buri muntu wese akagira akantu ashobora kugukorera akagutungura. Mufashe icyemezo rero cyo kunkura ku rubuga rwanjye nikoreye mukanyemura, naravuze ati aba bantu nta wundi mugambi kunsura, byari bitwaye ikikomenya ayo makuru mpari, ndabihorera. Ariko buri munsi twajya mu biganiro Duda akaba ati tuzagutungura sha, tuzavuga ati do njye ni muntu ngora sinzarira, nta n'ikintu bizantwara. Ariko ni ukuri byanatangiye mbifata nk'imikino, numva nta kintu, nkabona umuntu nkabona abutese nk'aba bantu. Hari umuntu nyine nka Joy ejo bundi turaherukana muri surprise, batente tuba tuvugana, Eliza sinamuherukaga, no kumuvugisha siduherukana, kandi ari inshuti yanjye. Namubonye numva binkozeho, mbonye undi muntu nazi numva none namwe ntangira nyine kongera kugenda nibaza bano bantu kuki se bantekereje. Njyewe mu agaciro ibintu byinshi, ubu ngubu kuki bari hano se, kubera ikindi hano. Ariko muri make muri byose ni ukuri nanezerewe, mwumva mvuga n'ibintu bivanze nkabishyira mu bindi, ariko ni ukuri ni ibyishimo. Narababwiye sinyamara mbabwira ati aba bantu dutungura, nta muntu dutungura ngo yange ibi bintu, nta muntu wanga urukundo. Umuntu afunze bizinesi yaretse akazi ke ngo aje kukureba, wangize uti ibintu wabyanga. Umuntu avuye mu kazi yiruka cyangwa ataye abana be, ataye umuryango, aje kukureba. Ibi ni imbaraga z'urukundo. Ni ukuri ndabashimira cyane cyane, muri abantu b'ingenzi. Ntabwo nigeze nyine nkora koswa zo kubahitamo ngo mitemo abantu. Njya mbwira abantu navuga none bati nta nshuti y'ipoto mfite, nyine abantu b'ingwizamurongo
ntabo mfite pe Yesu yarabandinze igihe abantu mfite ni abantu b'umumaro uyu mwanya hari igihe umuntu muri uwo munota adashobora kuba umumaro bitewe n'ibyifuzo byawe ufite cyangwa n'amarangamutima yawe ariko nyuma y'umunsi umwe cyangwa nyuma y'ukwezi umuntu ukakubonera abaye umumaro rero ngewe inshuti zanjye ni inshuti z'umumaro cyane cyane nyine muri abantu banjye kandi ndabakunda murabizi ko namwe ntabwo mwari gutigiye muza hano mutazi ko mbakunda sha nyine namwe nyine muri gutanga mwarakiriye muratanga ibyo nabahaye nk'uko mwabivuze nyine nabahaye urukundo wenda sinabahaye rwinshi ariko nyine ngiye murarumpaye ariko ndabakunda pe ndabakunda kandi ndabashimira cyane cyane muri abantu nirata ni ukuri muri abantu nirata umuntu wese tubaye ndamubwira ati ngiye mfite inshuti umuntu yambwira ati muto ugira inshuti nyinshi kandi ati mfite inshuti nyinshi reka mbabwire mwari muri kwibaza ngo musanze niteguye ngo mwagira ngo nari mbizi njye ntabwo niriwe hano ariko ikintu nshaka kubabwira n'ahantu niriwe kuva mu gitondo nagiye ahantu saa tatu zageze ndiyo ibintu nagiyemo kuva saa tatu ndiyo ndinze mvayo banza mvuyeyo mu masaa kumi nibwo mvuyeyo ariko aho hantu naho ngiye kuvayo hari kure nkinagerayo turi mu kavuyo mushaka aho mwicara aba ari abantu benshi ni serivisi twari tugiye gushaka umuntu yaje arambwira ati tugendana gutya ati ngwino wicara ukabona umuntu ari kukwegereza cyane kandi nawe ari umukobwa ngeze hirya arambwira ati ariko sinkuzi ati ntabwo mbizi kunzi ati wenda kuzi ati kandi ati hari ahantu twahuriye ndabwira ati ngenda ndabona amaso araye kandi sinjya nibagirwa arambwira ati wowe nkuzi ku bantu b'abashuti bawe nkuzi ku bashuti bawe abaye bashuti tuguma muri ibyo turakoresha ibyo dukoresha tuza kujya ahantu hatandukanye ku munota wa nyuma turongera turakubitana arambwira ati sura atashye ndatashye ati ngwino dutahane nanjye ndatashye ati turagenda ndambwira ariko si ko nkuzi cyane ndambwira ati sukurikira ibintu byo kuri YouTube ati reka ati si cyane ntabwo mbireba pe ati ngewe ahantu nkuzi ku bantu finaroma twasanze nawe ari umusirivi nawe yitwa Sylvie aba mu basirivi ubwo nzi mu basirivi abanziho ariko arambwira ati reba ukuntu ibintu byikora umuntu iyo ari mwiza arakururana ati wowe niyo aba nkuzi w'ikintu kibi nta hantu twari guhurira ndamubwira ati ambwira batente ambwira abashuti bacu bandi nsanga nyine tubana gutyo nawe yamenye urumva navuga yamfashije nanjye turafashanya tuyoborana aho hantu iyo wabaga udafite ahantu wicara kubera abantu bwinshi bw'abantu bagusohoraga ariko turasesekana kuko utinjiye muri icyo cyiciro cyacu yarinze nta serivisi abonye kubera ubwinshi bw'abantu barebaga bahagaze bagasohoka ariko mbigiriramo umugisha kuba ari abantu nziho rero ndashaka kuvuga ko kanyuzemo kubw'umumaro w'inshuti ntababwira gusa ubu nanjye mfite abantu bantekeza ubwo ubu ngiye nabona abantu banungura nyine nkajya mbyibaza nabona n'abantu babyanditse muri komenti nkaseka nkajya mbona ngo ariko mwazadutunguriye mubwire ngo mwazamutunguriye mubwire nkumva nyine se abantu banungura nanjye nabwo se banungura bate nkumva simbyiyumvisha ariko byanatangiye mubona ko nyine nigize umuntu wa cyane ngo ntago ndira ngo ntago ngo biri bunkoreho ariko bikagenda bihinduka rero muri make ndabashimiye cyane mwari mumbaje uko niyumva nubwo nafashe umwanya munini ariko ndiyumva neza no kuvuga ko nishimye kandi Imana ibaha umugisha kandi ubu bwitange n'aya masiripurize mudukoreye na Kajagi mukadutungura namwe Imana ibatunguza ibyiza okay murakoze nanjye icyo navuga nta kindi ni ugushima ndashimira mbere na mbere ndashimira abashuti ba Sylvie kubera ko nanjye nitwa Sylvie birangora kuvuga ngo Sylvie nimvuga Mutoni bwo mumenye ubundi uwo mvuga dukunda kumwita ngo uwa papa nyine Mutoni wa papa ndashimira rero abashuti nyine wa papa rwose iki gitekerezo mwagize nubwo nanjye nari nkirimo ntabizi ko nanjye nyine bazantungura pe byantunguye ariko nyine byanshimishije abenshi n'ubwa mbere mbabonye ariko nari mbazi kuri stati nyine y'abapostinzi nka Joy nari muzi gutyo nyine rero ni byiza mufite umutima mwiza ndabibona kandi Sylvie nta buryarya agira ku buryo yavuga ko ufite umutima mwiza utawufite yego rero courage umutima mwiza mugumane kandi
ni umugisha nyine ku Mana. Ndashimira cyane cyane abantu abashuti banjye bantekereje Mana. Ni nk'ibyo nyine Umutoni yavugaga, njyewe mba numva umuntu yafata umwanya we akicara agapanga ibintu atekereza ngo Kajagi agakora mu butunzi bwe, ni ikintu kinini. Mushobora kumva wenda ari ibintu bisanzwe ariko ntabwo biba bisanzwe. Ni gake cyane umuntu afata umwanya we agafata amafaranga ye akaza hano akagenda akakugurira gift. Mana yanjye, njyewe nyine ntago habaho abantu baba introvert n'aba extrovert. Njye ndi umu introvert, ntago njya ngaragaza uko niyumva nyine inyuma, ahubwo ubu ngubu umpaye ngo mbyandike nko kuri message nakandika ibintu bigera hariya. Gusa nyine nishimye pe kandi byanshimishije. Imana ibahe umugisha, nubwo njyewe ntabasha kubitura neza ibyo mwamunkoreye, ariko Imana yo njye mbinivinga ko iyo ukoze ikintu cyiza kikugarukira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, Imana ibahe umugisha kandi biture mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kandi merci beaucoup, urukundo ruturange. Nubwo nyine muri iyi minsi abantu bacitse intege, ariko kuba hari abantu bagitekereza nyine undi mugenzi wabo bagahuza imbaraga bakabikora, ni ukuri ni igikorwa cyiza kandi Imana ibahe umugisha. Ndashimira abashuti ba Mutoni, nabo bagize uruhare muri iki gikorwa batabashije kugera hano, ariko ibi bintu bazabibona. Ni ukuri bumve ko turishimye kandi Imana ibahe umugisha. Rero twatekereje iki gikorwa nyine tukajya tubanza bikatunanira guhita dufata umunsi tugenda tubusanya, ariko tugeze aho twemeza umunsi umwe ari wo w'uyu munsi none wagize. Muto, twaje kuvuga ko tugukunda, turagukunda, uri inshuti nziza, uburyo witanga, werekana urukundo. Nta muntu kuri iki gihe, nta muntu ukigira umutima nk'uriya. Ni ukuri ibikorwa ukora ni byiza cyane. Wagize anniversaire ntitwaza, urarwara ntitwaza, tuza kubipanga turanakwirukana ku rubuga rwawe. Mwumva ni uko turapanga na Kajagi arubaho, ariko Kajagi ayigira mbere yawe ho gato. Urabizi abantu ko hari akandi kagurupe tugira ku ifishi, ubwo dukora akagurupe nanone. Tuba twakoze akagurupe mbere y'uko dukora iyi ngiyi ko gutungura Mutoni, ariko Kajagi tumushyiraho ariko atabizi, nawe tugomba kuzahita tumutunguriramo. Noneho umufashe uyu munsi turavuga tuti ariko wahita profita na Kajagi noneho tukabikagendera rimwe. Buriya yaje atazi n'ikintu na gito, yaje azi ko aje gutungura Mutoni nta kintu na kimwe azi. None byabaye byo byakunze, twishimye, twanyuzwe. Imana ibakomereze ubuzima, nicyo kintu nabasabira. Sylvie ni inshuti nziza, ni inshuti umuntu atabona uko avuga mu magambo. No mu bikorwa ibi twakoze navuga ko ni pourcentage ntoya ugereranyije n'uko buri wese aba amufite ku mutima. Icyo namubwira, ndamwifuriza imigisha y'Imana, ndamwifuriza gutera imbere, ndamwifuriza kugwiza ibyiza, kandi urukundo afite azarugumane, ntazigera ahindurwa n'ibihe. Abantu turahinduka, hari igihe cyagera agasanga Lydia yari azi si wazi, ariko uko byamera kose ubu ngubu ndamukunda rwose, numva nta n'ikizampindura. Uko byagenda kose ibihe bihindura abantu, ariko icyo dusaba ni guhora turi beza. Imana idufashe dukomeze dukundane, kuko nicyo kintu yadusabye, niwo mwenda dufite ubundi muri iyi si. Nta kindi kintu waha umuntu uretse urukundo. Impano zirashira, amagambo arashira, ariko urukundo nta na rimwe ruzigera rushira. Nta n'umuntu nigeze mbona wagaragarijwe urukundo ngo arwibagirwe cyangwa arufata uko abonye. Niyo yarufata uko abonye uyu munsi, ariko ejo aravuga ati hari ahantu nakoze ikosa, ibyo ntagombaga gukora ndabikora. Ariko ndagukunda, uri inshuti nziza, uri umumaro, urabizi, uri ingenzi kuri njyewe. Ntabwo nabona icyo mvuga,
ariko wumve ko nkwifuriza ibyiza byinshi, nkwifuriza amahoro, nkwifuriza umunezero, nkwifuriza kuramba umeze neza, utuje, wishimye, uko wifuza ko gahunda zawe zigenda. Imana ijye yumva gusenga kwawe, irebe na bya bindi utabasha gusaba kuko utazi ko ubikeneye, isubize ibyifuzo byawe, isubize, iguhe ibyo ukeneye byose, iby'umumaro ibona igomba kuguha iby'umumaro, ibiguhe kugira ngo ukomeze ubeho wishimye, unezerewe, ubere n'abandi umugisha. Ndagukunda cyane. birakaze ndakurahiye. Nitwa Kamariza Francine, abantu benshi banzi ku izina rya Franka. Sylvie twariganye muri universite, niho twamenyaniye. Nkaba ni ukuri Sylvie ndagukunda mbere ya byose. Sylvie ni ukuri ni umuntu udasanzwe pe. Njyewe noneho aranankunda cyane, bigatuma nanjye numva ndushaho kumukunda no kumwibonamo buri munsi. Twariganye, abantu benshi twiganye, si uko wenda tutavuganaga n'iki, ariko Sylvie ni umuntu udasanzwe, uzi kubana neza, njye yambaniye neza cyane. Mu by'ukuri nabonye friendship ye cyane umunsi muri 2020 hari icyorezo murabizi cya covid pe. Ntabwo byari byoroshye, hari nyine nagize ikibazo icyo gihe, papa wanjye ararwara. Muri icyo gihe papa wanjye yarwaye, Sylvie yari arimo kwitegura gukora ubukwe ndakeka. Urumva icyo gihe kubera ukuntu byari bigoye muri lockdown, abantu ntabwo bakundaga kwideplasa cyane, kandi njye papa wanjye yari arwariye mu ntara. Muri icyo gihe wibaza umuntu uri kwitegura ubukwe, abantu bose bari bari ku rubuga rwe, ntabwo nzabyibagirwa. Yarababwiye ngo hano harimo umushuti wanjye urimo wagize ibyago apfusha papa we. Ibaze nyuma y'ibyo byose nyine imihango yose irarangira, nyuma atitaye ngo aba bantu baransapotinze mu bukwe, bakoze iki n'iki, yahise ababwira ati se nta kuntu mwakiteranya tukazajya gusura Franka. Ibaze icyo kintu, sinibaza ko hari n'umuntu wanapfa no kugitekereza. Wabanza ukanatekereza ngo abantu wenda nabagoye, nanjye bantwerereye, bagize gute, ariko Sylvie arababwira ngo Franka yagize ibyago ibiki n'ibiki. Nyuma yaho baza kuza kunsura mu rugo. Buriya famiye yanjye Sylvie baragukunda, abavandimwe banjye, inshuti zanjye zirakuzi kuko uri inyangamugayo, uri umwana mwiza kandi urasenga. Ikintu cyose umuntu agizeho impungenge, iyo ukimubwiye ikintu cya mbere akubwira ngo reka dusenge, reka dusenge, arasenga. Ugira umutima mwiza, narabyaye aza kumpemba. Ni ukuri Sylvie ndagukunda, uri umugisha, kugira inshuti nkawe nta kuntu bisa pe. Ahubwo papa ozi, he is very lucky kugira umuntu nka azajya gutonesha cyane, ni ukuri. Kuko natwe njye nk'inshuti yawe njya mvuga ngo ni amahirwe adasanzwe kugira umuntu nkawe mu buzima. Ukunda abantu cyane, noneho ugira ubuntu. Urabona muri kino gihe umuntu yibonera nk'amafaranga, ituvuga hari agasitire keza kaje, hari akantu kari trend nyine nawe wagira, ntuhite utekereza abandi. Ariko Sylvie ntabwo bisanzwe ko nawe si umuntu ukuze cyane ngo wenda ngo nawe nagakeneye utundi tuntu, si umuntu ufite amafaranga y'ikirenga, ariko umutima wawe wo kwigomwa ni ukuri Imana izajya iwuguhera umugisha. Ni byinshi cyane namuvugaho. Sylvie ni ukuri ndagukunda cyane, kandi Imana ikomeze iguhe umugisha, ukomeze ube umubyeyi mwiza. kandi namubwire TV uburyo iri kuzamuka byonyine binyereka ukuntu Imana iri kumwe nawe. Hari abantu batangiye imyaka myinshi batari bagira n'aba subscribers 2,000, wowe uri gutumbagira buri munsi. Rero Imana ikomeze ikugirire neza, ikunezeze, iguhe umugisha, kandi wumve ngo ndagukunda cyane, kandi ntabwo mfite gahunda yo kukwanga. Urakoze cyane.
murakoze. Ni amahirwe mbonye yo kumubwira uko niyumva n'uko mufata. Bakimbwira ko hari gahunda yo kumutungura, yo kumukorera surprise, byaranshimishije cyane, biranezeza kubera ko ni umuntu numva ko afite itafari yashyize ku buzima bwanjye. Ashobora kuba atabizi, ariko ntago najya muri detail, ariko birahari. Icya mbere cyo, impamvu nashobora guhesititinga cyangwa se kujijinganya muri gahunda zaba zimwerekeyeho, nuko nabonye ko ari umuntu ufite urukundo, ni umuntu utari wahinduka cyane cyangwa se ngo ahindurwe n'iyi si nk'uko abantu benshi bameze. Ikindi amushimira, ntago agira uburyarya. Nimba akanabona atari sawa arakubwira, kandi ntago aba yitaye ngo biragenda bite. We aba ashaka ngo ibintu bigende neza mu mucyo. Akunda inshuti ze, ahantu hose twagiye tujyana, noneho nkunda ukuntu agira imosiyo. Imosiyo ze zituma nanjye numva nifuza kuzagira umuntu ugira imosiyo. Uko noneho kuva njye ndi n'umuririmbyi byanyorohera cyane. Hanyuma nta byinshi mvuga, nanjye ndamukunda, ndamwubaha, ikindi ni uwo kubahwa. Birenze kuri ibyo mwifuriza umugisha, amahirwe. Ntamuririmbiye, basubize inyuma barebe ibyo namuririmbiye. Mba nkomeje. Murakoze cyane, nanjye mubera. Ntabwo nabasha kuvuga, kubera ko kuvuga nubwo mbizi cyane hanze, ariko ngiye kuvuga ku bantu b'ingenzi biragorana kuko Sylvie niwe muntu abaye wa kabiri mu bantu nzi bavugisha ukuri. Niwe muntu mu bantu nzi bavugisha ukuri. Rero nahabonye nyine kuri bo, nahabonye ukuri, nahabonye ubuzima, nahabonye umugisha. Uruha agaciro cyane Sylvie, uruha agaciro kandi uzakomeze, kandi ujye ubyara abana, uzabyara abana benshi, base nkawe, nyine urukundo rwawe rubibacengeremo, bazabe umugisha ku bandi benshi, kuko hari ahantu utagera henshi, ariko ubashije kubyara abana benshi bakaza bameze nkawe, yari umugisha ku isi. Uri umuntu muzima cyane. Ibibazo umuntu ushobora kuguhamagara, ngiye n'ubwa mbere nari mbonye umuntu ahamagara amubwira ngo wageze mu rugo amahoro. Urumva ako kantu mushobora kuba mwese mubikorerwa, ariko ngiye niwe wa mbere ari uwimbwiye. Twari mu kazi, ariko akibuka ko ngomba kugera mu rugo amahoro, kubera ko mba ngenda wenda nko kuri moto cyangwa se wenda n'ibiki, kambwira ngo bimeze gute. Rero mana yanjye, Imana izaguha ibifaranga, iguhereze ube mu kizu kinini kiruta nk'iki, icyetaje, ujye wisanzura n'ibipisine, kuba ukwiriye ibyiza, ukwiriye nyine abantu bagushagaye. Tukajya tuza muri urwo uruntu rw'uruvira runini, tuza tugasereburetinga iminsi byose, nyine iwe hakahora hari abantu benshi cyane. Ibyo nkwifuriza, ikindi nkakwifuriza amahoro y'Imana ubuzima bwawe bwose, narondoga, ariko Imana iguhe umugisha. Amen. Ndagukunda. Amen. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana gukunda amahoro. Umutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe gukunda amahoro. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana gukunda amahoro. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana gukunda amahoro. Umutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe gukunda amahoro.
mutima wanjye we mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro amagambo yanjye nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro amagambo yanjye nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro amagambo yanjye nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro akira ishimwe ryanjye yewe Mana yewe Mana we akira ishimwe ryanjye yewe Mana yewe Mana wumvise gusenga kwanjye yewe Mana yewe Mana wumvise gusenga kwanjye yewe Mana yewe Mana akira ishimwe ryanjye yewe Mana yewe Mana wumvise gusenga kwanjye yewe Mana nzavuga bamenye nzavuga imirimo yawe imibabaro ishira nzakuvuga bakumenye nzavuga imirimo yawe abanyamibabaro bishimye. Imana yacu irakomeye cyane ikora imirimo ikagaragara si nk'ibigirwamana bitavuga n'ibyumve. Imana yacu irakomeye, Imana yacu irakomeye cyane ikora imirimo ikagaragara si nk'ibigirwamana bitavuga n'ibyumve. Imana yacu irakomeye, Imana yacu irakomeye cyane ikora imirimo ikagaragara si nk'ibigirwamana bitavuga n'ibyumve. Imana yacu irakomeye, yagira Imana arigiye zo kwicara turarangura udaca we, arigiye zo kwicara shimira Imana yanjye, arigiye zo kwicara turarangura udaca. Abamama bazasimba basimbira uwambamiwe, arigiye zo kwicara turarangura udaca. Arigiye zo kwicara shimira Imana yanjye, arigiye zo kwicara turarangura udaca. Arigiye zo kwicara shimira Imana yanjye, arigiye zo kwicara turarangura udaca we. Arigiye zo kwicara shimira Imana yanjye, arigiye zo kwicara turarangura udaca. Arigiye zo kwicara turarangura udaca. Arigiye zo kwicara turarangura udaca. Haleluya. Imba rero nawe musabira umugisha, musabira kugirwa neza n'Imana, musabira kwaguka, musabira ko Imana bwimba ashaka akazi keza, Imana imuha akazi keza akazishimiyemo, akazabona umushahara mwiza, akazabokeyemo, agakora umurimo w'Imana. Kandi ikindi bwimba Imana izamuha umugore mwiza utazamuhagama. Amen. Imana izamuwe umugore ego bwimba abashaka umugore nyine mwiza w'inzobe uzamushyigikira. Oya Silva arabyibushye,
umugimba nyine Imana nawe izamuhe ibintu byiza. Mana turagushimye turaguhimbaje tugushimira ineza yawe tugushimira urukundo rwawe umugambi wawe urahambaye. Wabwiye Yeremiya ngo waroye neza guko niko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Mu migambi yawe myiza harimo kuzampa abantu beza, inshuti nziza z'umugisha, inshuti nanjye zizambwira amagambo meza. Wabonye ko iki gihe nanjye nari nkeneye kubwirwa ibyiza, wari ubonye ko nkeneye nanjye kwakira urukundo. Ndagushimira Kristo kubw'urukundo umpaye, ndagushimira kubw'abantu beza washyize mu buzima bwanjye. Umunsi ku munsi mpora ngushimira kubw'inshuti wampaye, bambera umugisha. Aba bahagarariye abandi benshi batabonetse, ariko buri muntu wese aho ari, uwantekereje, uwagambiriye kunezeza, uburyo bwose byanyuzemo uwo nawe umunezeze. Turi mu kwezi kwa nyuma gusoza umwaka. Ndasenze ngo aba bantu n'abandi batabonetse ntibazasoza umwaka nk'ibisanzwe, ibizabe bya bindi ngo none se ngo nibyo ngo umwaka urarangiye. Reka batungurwe n'ineza yawe, reka batungurwe no kugirirwa neza nawe, reka ubasetse. Buri muntu wese uri hano afite icyo hanze amaso avuga ngo ikisa cyakunda, ngo ikisa ubu ngo nacyo cyakoreka, ngo ndabona umwaka urangiye atangiye kugishyira muri proje z'imyaka itaha. Ariko uri Imana ishoboye byose. Ndasenze ngo batunguze ineza yawe, ndasenze kubwo kwitanga, kubwo kunezeza, kubwo kuntekereza. Ntabwo ari abantu bose badutekereza, nta nubwo ari abantu bose babona ko dukwiriye ibyiza, ariko kubw'umutima wabashyizemo n'urukundo, ibyo byiza bagambiriye n'ibyo bankoreye ubakubire. Basabiye umugisha wose, wa mugisha wageneye abakubaha niwo mbasabiye. Harimo ababyeyi n'abasabiye umugisha wo kurindwa, wo kubarindira abana, wo kubakira ingo zabo, wo kububambira amahema, wo kubabera ubwugamo mu bihe bigoye, mu bihe bikomeye. Reka aba bantu babere igisubizo, abana babo bazaba abana b'umugisha. Ijambo ryawe tubwira ngo ntabwo abana bacara wo kubona amakuba. Reka abana babo bazaba umugisha, reka bazahirwa amajya n'amaza, reka abana bazagere kure, reka itabaza ryawe rizabamurikire. Uzabarinde inkozi z'ibibi, uzabarinde Mwami Imana abantu bakorana n'imyuka mibi na Satani, mu izina rya Yesu Kristo. Aba bana bazaba umugisha, bazavuga imirimo yawe, bazavuga ku gukomera kwawe, kuko bavuye ku babyeyi bakubashye. Ubagirire neza. Abakobwa barimo tubasabiye ibirori, ubagirire neza. Twongere dushanane, twongere tubashagare. Mana utunezeze kuko byose urabishoboye. Niko dusabiye timu yose ya Mukire TV, uko bitanga, uko bigomwa, ko batigeze bashyira imbere indamu. Turabasengeye kugira ngo bagirire neza. Reka imifuka yabo ntikabura amafaranga. Reka ujye ubarinda bagenda, ubarinde impanuka, ubarinde ikibi cyose, ubarinde imigambi ya Satani, ubarinde inkomyi izo arizo zose. Ahubwo ubagirire neza na ukuboko kwawe kwiza kujya kubabaho. Niko dusengeye abantu bose bafashe umwanzuro wo kureba Mukire TV. Reka ubagirire neza, ubahe umugisha Mana, ubahe umugisha kandi ubagirire neza. Ntibakumve gusa ngo barebe amasiripurize gusa, ahubwo bibajye babasigira isomo ryo kugira nababo banezeza ndetse nabo babera umugisha. Twavuga byinshi turi imbere yawe, ariko bidukwiriye urabizi. Ubagirire neza, ubiteho, ubanezeze. Buri munsi uko bwije n'uko bukeye tujye twumva amakuru yabo ko ari amahoro. Nanjye undinde, ubwenge bwawe bumbeho, Mwuka Wera aganze muri njye. Ntaba ari njye, ahubwo nyoborwe nawe. Undinde mu majya n'amaza, ujye undinda ndi mu nzira, undindire mu bo mpura nabo, undindire mu byo nkora. Ibyo nkora byose ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe rijye rihabwa icyubahiro. Urakoze kudukunda, ngaho gendana nabo, ubafashe kandi ubiteho. Ibyo ushaka n'ibyo ushima ari byo bitubaho none n'iteka ryose. Amen.